Ya, muraho neza. Twatangira tubibwira. Banyita muganga Sagihanga, umwuzukuru wa Nyirabihanga. Nkaba rero nkorera mu kigo gakondo nyafurika, nkaba mvura indwara zitandukanye nk'uko ubikomojeho. Abantu twabavuye amibe barakira, bashima Imana, inkono irashirira. Ku buryo ubu ngubu abataragiraga apeti, abari barwaye igifu, abari bafite ibibazo byo mu nda cyangwa kugira ibirungurira, nayo gahunda yo kutanoza amabanga y'urugo bari kuyanoza fresh. Twongere tukomeze kubasobanurira ibijyanye n'ifumbi, uburyo abantu bagomba kuyivura barangiza bakagera gute bagakira. Byagaragaye ko abantu benshi iyo barwaye ifumbi bafite ingorane zikomeye zo kuba batashimisha abo bashakanye. Ifumbi ubundi igenda inaniza umubiri. Ifumbi iyo urwaye igihe kinini hari aho igera ikangiza ingingo z'umubiri ukajya ubyuka wavunaguritse. Kugira ngo ubyuke ufite imbaraga nk'umuntu waryamye ashaka kuruhuka, ahubwo ukumva ntiwabuvamo, ukumva wavunaguritse. Iyo rero iyo fumbi urumva yuko iba yakujegeje. Hari n'abitera kurwara za rubagimpande. Ubwo ni abantu baba bayimaranye igihe kinini batarayivuje. Noneho ifumbi ni imwe mu byatuma ubuzima bwawe buhura n'ingorane zo kuba mbese umubiri wakivumbura. Ukaba waryama uri umusore ukarinda bucya agashinge kadakoze korosi gutya, ngo kugira ngo kagaragaze ko mbese ufite imbaraga z'abagabo. Noneho rero abagabo nabo urumva niba bamaze igihe kinini barwaye ifumbi, urumva ibimenyetso by'abagabo ku barwaye ifumbi, wenda nongere mbisubiremo, ni kuri ba bantu bakunda kubabuka mu mayasha, bakunda kwishimagura, bakunda kugira ibibazo byo kwihagarika udukari dukeya. Aho tuzanabigarukaho, ubu nzabereka uburyo noneho ifumbi itera prostate ku bagabo. Prostate ubwo mu Kinyarwanda ni ukwangirika kw'imyanya ndangagitsina. Ariko ntabwo ifumbi ari itera prostate gusa, hari n'ibindi nzabereka. Hari ibimenyetso nagiye nkusanya bifitanye isano no kwangirika kwa prostate, bitari ifumbi gusa, ahubwo no gukora imibonano mpuzabitsina nabi. Ndabasogongesha tuzabigarukaho. Reka twongere tubasobanurire yuko ifumbi, waba uri umukobwa, waba uri umumama, waba uri umukecuru uyirwaye, ntiwihebe ngo wumve yuko indwara yawe urwaye itazakira. Turahari ku bwanyu kandi twiteguye kubavura mugakira. Iyo ifumbi wayitindanye cyane, kuko urumva wambwiye uti yara umuntu ushobora kuyitindana akimarana igihe ikamutera za rubagimpande, ikamutera n'ibindi bibazo bitandukanye. Hari ikindi utari tuvuze, ikintu kijyanye n'ifumbi yo mu menyo. Ntabwo twari kuzabigarukaho, ariko reka tubijyanire rimwe, kuko twavuze hasi ibyangirika, ariko mu kanwa, ka kanwa kacu dukoresha turya tugira dute, kajya gahura n'ingorane zo kurwara ifumbi. Ese mwari muzi ko ifumbi yo mu kanwa nayo ifitanye isano no kutagira isuku ihagije yo mu kanwa? Yes. Igihe utibora, ubundi umuntu yakagombye kurya, yamara kurya akahita niborosa mu rwego rwo kwirinda kurwara ifumbi. Izo fumbi ebyiri nakubwiye ko bifitanye isano byose n'isuku nkeya. Ni ukuvuga ngo isuku nkeya nivamo n'ibyo by'ifumbi. Kuko ifumbi yo mu kanwa, igihe umuntu arwara amanjine, aruzi ko amanjine se naturuka ku isuku nkeya. Aturuka ku isuku nkeya yo mu kanwa. Yes. Noneho hano kuriya gucukurika kw'amenyo, cyangwa se kugira amenyo yagiye akangirika, ushobora kugira amenyo yangirika cyangwa acika, bifitanye isano no kunywa itabi cyane, utagira isuku. Aho nzanabigisha wenda ingaruka z'itabi n'uburyo naryo rigira ingaruka ku buzima. Ariko tukiri ku menyo, ubundi amenyo yacu ni uruganda rudufasha mu kuba twabasha kurya ibiryo byo twariye bikagera mu gifu. Mu gihe dufite amenyo ameze neza, turakacanga
tukanoza ibyo turiye bikagenda mu igogora ry'igifu n'amara, bigatuma igifu cyacu kibyakira neza. Tukiri aho ngaho ngira ngo tukiri ku ifumbi yo hasi watubwiye uburyo yandura, utubwiye uburyo genda unayivura ikaza gukira, watubwiye ingaruka zabyo n'ibindi zitera nyuma yabyo. None iyo fumbi yo mu kanwa yo yandura gute, ikira gute, ese nize ngaruka zindi igira usibye kuba ari ifumbi mu kanwa? Yes, ifumbi no kuvanga uburyo yandura, nakubwiye ko byose bituruka ku isuku nkeya. Ni ukuvuga ngo muri kwa kutiborosa bituma mu kanwa, mu gihe umuntu aryamye asinziriye amaze igihe atiborosa, abyuka mu kanwa hashaririye hatafite uwuzu nziza. Noneho ko kutagira uwuzu nziza, kumva mu kanwa nyine hashaririye hanameze neza, ni bimwe mu biba bigaragaza ko isuku utari kuyikora. Noneho uko uzajya ugenda umira amacandwe y'isuku itari nziza iri mu kanwa, nabyo bigira ingaruka ku nyama zo mu nda, cyane nko mu gifu. Ngo wa mwanduro w'umuntu yushyizemo hasi mu gifu. Noneho hari n'ukundi abantu biborosa akava amaraso. Irya abanyarwanda bakunze kwita ifumbi. Yes, biba bigaragaza ko amenyo ufitemo infection iri mu kanwa, iri kwangiza amenyo yawe. Ni byiza rero gushaka imiti ibivura. Dr. iyo miti unayifite? Imiti bihari, umuti w'amenyo uraboneka, ariko cyane cyane isuku niyo naguha umuti. Ariko isuku utazayikora n'ubundi uzaguma urwaye. Urumva uzakira ariko uburwayi bugaruka. Yes, ni byiza ko nkuvura ariko nkanakugira n'inama. Tugiye kugicumbikira aha, noneho abantu bazarushaho kutubaza, turushaho kubasobanurira. Kandi abakobwa barwara bari mu mihango cyangwa abadamu bakunda kubura imihango cyangwa babura izo santima cyangwa n'abo bagabo, ndahari mu buryo bwo kubavura mugakira, mukanzanira n'abandi, kuko urumva yuko hari ingorane nyinshi zihari. Hari ukuba wagira kurwara ibibyimba cyangwa amatrompe akaziba kubera ifumbi. Ibyo ni ukuvuga ngo ni byinshi, nuko tushatse kugihinira iki kiganiro. Nitubona mwagikunze cyane, tuzongera twigisheho n'ibindi. Uko munyereka ko munkurikira, birushaho nanjye gushora amafaranga. Ikiganiro iyo mbonye abantu bagikunze ari benshi, nanjye birushaho kumpa motivation yo kuvuga ngo noneho ubwo abantu barabinsabye ko umaze amezi 7 yose nta ikindi kiganiro dushyiriyeho, bimeze bite? Ubu rero noneho nabaziye. Ntago nzajya hashira amezi 2 nta kindi kigiyeho cyangwa amezi 3. Nzangerageza rwose. Yes Dr. ngira ngo rero muri iyi minsi hari n'indwara nyinshi cyane ntago twazivugaga kandi ngo tuzivemo, ariko reka ikiganiro cy'ama infection tugicumbikire hano. N'ifumbi. Mu izina rya Muganga Sagihanga ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.